ukuri burya ubwiza nyakuri si uburanga. Muri Yobu 28:20 haranditswe ngo ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura. Yobu ntabwo ari amavuta yahinduranyaga, si irangi ryo ku munwa cyangwa ibindi, ni ingeso, ni imico, ni ubugwaneza yahoraga yunguka uko bukeye. Ngubwo ubwiza bwa Yobu. Muri byinshi biranga ubwiza, reka tuvuge kuri bine. Icya mbere, iyo umuntu ari mwiza arangwa n'umwete. Mu Migani igice cya 22 umurongo wa 29 haranditswe ngo umuntu w'umunyamwete n'umwami aramukunda. Bibiliya iravuze ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Iyo uri umunyamwete uba ufite ubwiza. No mu mvura izuba ricanye ukajya mu kazi ntiwinube, ntube ikigande, ubwo ni ubwiza. Umugore nk'uwo, umugabo nk'uwo, umwana nk'uwo mu muryango no muri rubanda, ni ukuri baba bamukeneye kuko yakurwanaho, yinjiza umusaruro, yakugirira akamaro. Ni umunyamwete mu byo akora. Kugira umwete mu kazi ni ubwiza. Ntabwo bivuze imisatsi, si inzara, si amatwi atoboye, ahubwo uwo mwete mu byo ukora binezeza abandi bikabagirira umumaro, nawe udasigaye, ni ukuri ubwo ni ubwiza. Ingingo ya kabiri mu ziranga ubwiza ni umurava. Umurava ni ubwo bwenge, ni uwo mutima wo kwibwiriza. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 2 haranditse ngo nuko abantu bagiye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, ngo kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Umunyamurava ni uwibwiriza akamenya ngo umuturanyi arashonje, arakennye, yambaye ubusa, akibwiriza ngo mama, mabukwe, muramu wanjye, muramukazi wanjye, hari ubufasha bankeneyeho. Iyo wibwiriza icyo gukora utabanje kwerekerwa no kubihatirwa n'abandi, uwo murava ni ukuri nta gisa no kubana n'umuntu nk'uwo, aba ari mwiza. Ingingo ya gatatu mu ziranga ubwiza harimo urugwiro. Urugwiro ni impano umuntu agira ituma abandi bamushyikira bakamugeraho batabanje kumutinya. Iyo mpano ikaba igizwe n'utuntu dutandatu, ndavuga nirukanka. Akambere ni uguseka, aka kabiri ni uguhora ukeye mu maso. Byanditse muri Yobu mu gice cya 29 umurongo wa 24. Aka gatatu ni ugusangira n'abandi. Nturye wenyine cyangwa ngo urye wihishe, dore ko nguriye yihishe nawe bimwihisha ntibimugirira akamaro. Noneho kandi no kugirana ibiganiro n'abandi birimo kwishima. Byanditse muri Nehemiya 8 umurongo wa 12. Ni uguhatira abandi kubagirira neza. Hari abadashaka kurara iwawe kuko batamenyereye ubagirira neza. Ubahase barara, ubahase barya, ubahaye impano hari abazanga bazikeneye, ubahase bazishyikira. Iyo uzi guhatira abandi byiza, ni ukuri nabyo biri mu biranga urugwiro, kandi urugwiro ni ingingo ya gatatu muzigize ubwiza. Muzabisoma Itangiriro 19 umurongo no wa 3. Igihe Loti Sodoma yari igiye kurimbuka, yahuye n'abamarayika mu nzira, arababwira ngo baziwe, baranga bati turarara mu nzira buke. Arabahata abajyana iwe, kandi yabyungukiyemo. Kwitangira abandi, ukajya uragira ibyo uhomba, ukajya uragira igihe ureka, ukagikoresherezamo n'abandi kugira ngo bagubwe neza. Kubaha Imana nta gisa nabyo. Yobu 28 umurongo wa 28 haranditse ngo maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nta gisa no kugira umugabo, umugore, umwana, umukozi, umukoresha bubaha Imana. Ubasigira iduka ntujye kubara, ubasigira inzu ntugire imitima, uwawe iyo mutari kumwe ntutinya ko yaguca inyuma. Abubaha Imana no mu nyungu zisanzwe z'umubiri, ni ukuri kubaha Uwiteka bizana ubukire. Rero kubaha Imana nabyo ni ubwiza. Noneho bana b'Imana, hari abisize yewe baraneka imisatsi sinakubwira, inzara, inzobe barayitamura, amatwi baratomora, bagura imyenda, banywa imiti bongera ubunini, abandi barabugabanya bumva ko bari gushaka ubwiza. Ariko ubwo ntibwaba ari bwo. Uramutse wamusigira umukecuru, ndavuga nyoko cyangwa nyoko bukwe, ngo amwiteho ugasanga ntamwitayeho. Uramutse murumuna wawe cyangwa se umuvandimwe yaza kuba iwawe ngo namwe abagirireho umugisha, uwo mwashakanye, uwo mubana akanga kandi kuburanga ntacyo abuze, ubwo si ubwiza. Ubwiza ni ingeso, ubwiza ni icyo umuntu amariye abandi. Ngaho rero shaka ubwiza. Mu Baroma 2:7 haranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Burya ubwiza nyakuri si uburanga. Ngaho shaka ubwiza rero ukoresheje kugira abandi neza, umva ukuri.